Birthday to you, happy birthday to you. Manumva ari kugira ababare nyine basinye n'ababara kuko akaduha agaciro akavuga ati bari ababyeyi bo mu Rwanda. Solange ni umuntu mwiza, nanjye wumva naromeye kandi ni mukuru we pe. Solange twari muri umujyi wa Butare, ari umwana mwiza. Tutaraba kwirwa turi abanyabyaha, izina ryawe nirihimbazwe, izina ryawe nirishimwe. Hello inshuti za Sonjera, nizere ko mumeze neza aho muri mwese. Munyihanganire maze iminsi ntakora, mfite ikibazo cya grippe narwaye, so hano rero sitara ari gusenga senga isengesho rinini cyane. Iziga zikirere hano twagiye kuzishyira utuntu tw'udukapu. Mwihangane ukuntu hano hameze ni kwa sister twahice umvana. Tumaze kugenda tuzishyira mu tuntu nyine kugira ngo tubashe kuzishyira abantu twazigeneye guys. Ntabwo biba byoroshye ariko n'uburyo ugira neza nawe Imana iragufasha ikaguha ibintu byinshi ikakugira uburinzi bwayo. Niba ari ubwa mbere ugeze kwica nongeye nitwa Sonjera, ndi umwana w'umushikazi nkaba narakuriye Butare. Rero nagira ngo banze ukore subscribe kugira ngo tujyane mu bindi byose. So hano rero twari tugiye kuri group, nari ifite isabukuru yanjye ariko nari nashatse gusangira n'aba mama bo muri Butare, aba mama bakora ubucuruzi bwo mu muhanda, so ni abavanderi muri make. Ahangaha rero twari tuhageze, ahangaha ni kuri group, niho nashakaga gufetera iyo sabukuru ndetse tukanaganira kuko ni imfura cyane. Baransengera, ndibuka ko ngiye kuva i Butare baransengeye cyane baranarira. Amasengesho yabo narayajyanye muri Kigali, nubona undoga bikanga cyangwa se ukabona unyanga ukagira ibyo unkorera bikanga, ujye umenya ko rwose aba bamama baba basenze kabisa, bahora bansengera. Hano twari tuhageze, hano nukara nakana ka sister ari kubahamagara, twari tumaze gupanga ibintu. Noneho ntangira kwirya, ibyo byo rwose mumaze kumenyera ko kwiryaho wagira ngo sinzi uwabinduze. Natangiye kwirya umva, ariko nkajya mbona nibiri kuvamo nyine, numvaga abamama bari gutinda kubera ko na mama b'inshuti zanjye cyane. Nabaye muri Butare ncuruza mitiyu, nari umucuruzi wa mobile money, so bari inshuti zanjye za hafi. Urumva twabaga turi kumwe igihe cyose, twaririranywaga. Bamwe babaga bafite abana bakaba bansigira nkabagumana. Mbese aba mama ni inshuti zanjye, ntabwo ibyo napanze ari ukugira ngo nze kubafasha, ahubwo nabageneye aka gift nk'inshuti zanjye z'akadahokwa, zimfasha muri byose, zimba hafi. N'aba mama nyine umva bakunda kunsengera, kandi iyo unsengera rwose uba wankoreye buri kimwe. Baransengera, imijugujugu y'abahetazi ntingereho, abanyanga mukanega mukabona bikwanga. N'aba mama rwose baba biri inyuma, so nagombaga gusangira na bisabukuru yanjye. Rero nuko byatangiye. Kaba mama bangisha huye, ndabona mumeze neza, nyamara abantu muri kubyibuha, muracyabyibuha. Ngewe nari nanukiye. Oya we ntabyo uzi cyane. Rata. Kuba Imana dusenge, basezereho dusangire, yaba ari agafanta, yaba ari akabusheti, dusangire ubundi dusezeraneho. Babwira ati mwarakoze. Hari abantu basezeye baramusengera havagira n'aho agera, mu by'ukuri ni amashimwe. Rero kubera ayo masengesho yanyu yagarutse, ntabwo yibagiwe kugira ngo abashimire ko mwamusengeye, mukomeze mu musengere.
mugende mwifotoze. Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, Sonjela, happy birthday to you. Amazing. Yemwe reka nanjye mpaguruke mbashimire nyine mba reka mbanze mbashimire mwese abantu mwese nyine mwabashije kuza biranshimishije ubushize abenshi nta nubwo nabasezeye nanjye nabonye nyine akazi gutyo mpita ngenda niyo n'abari bahari nabahamagaye mbabwira nti muze musezere ako kanya ndi kugenda bamwe baraboneka nyine baraza barakoze cyane bansengeye isengesho mu by'ukuri iryo sengesho najyanye naryo mwami nyine nta mumama ngira pe ariko isengesho ryaramperekeje ibintu byose ntuze birakunda ibintu byose ndemera niyo mpamvu natekereje ndavuga byagenze neza ibyo ngiyemo birakunda akazi birakunda ibyo nateganyaga aho ndabona ahubwo biri ndavuga ni isengesho ababyeyi bansengeye barakoze cyane niyo mpamvu ntekereje ko isabukuru yanjye yabaye mu kwa kabiri ku itariki zirindwi ariko nari mfite akazi ndavuga ni isabukuru yanjye ntabwo ngomba kujya gusangira n'abantu wenda tumenyanye vuba cyangwa abo twahuye hari aho ngeze ndavuga ni ngomba kubisangira na babo mama twabaga turi kumwe muri ariko bitandukanye akajisho niba ari wowe twabanye kera ubwo rero mwiharikiye ukaba uzirikanye ku mugani wawe hari abo wagezeyo bari ku rwego ruturenze mwakwicaranye ariko warasirikanye tuzasubira kureba baba baba baragiranye turagushimiye dukomeze dushimire umuntu amen amen
twakwishaka mu personage bizi kubu nubwo Imana igiye kugafishaka nibyo kuko kazadukanda Solange twavanye muri umujyi wa Butare ari umwana mwiza shauva tumubwira ngo tuvunjire akatuvunjira gasoza twirukangana twamwe tubikire akaduhishira umvuga turishima byonyine byose batumanye bakatigiye we nabonye ngiye tujyanye kwigira ariko ntabwo nagenda n'abasezeye aradutumira mu bangere n'igihe wari urimo ariko n'abandi bajyanye turangije baravuga ati muze mbasezereho ni ukuri ntabwo nagenda ntasezeye ku bantu tw'abantu arangije badusezeraho Solange turarira twarariza turamusengera turabaza Imana uyu mwana uzamumubwira umwana nta kibazo afite turishima ariko mukuragiye ati ndagenda ariko hose nawe aracyatuzirikana yaragiye yakuye agarutse amahoro agahinda nta gikuba kigeze gicika agarutse akiri Solange Imana ishimwe turakubonye kandi urasubira tuvuga ngo ndacyazirikana ba babyeyi turacyari namwe tusangire amen nanjye wumva narumiye kandi ni mukuru we pe ni ukuri nta mutima mubi hari umushima ku mutima turakoze nanjye Solange ndamushimira Solange ni umuntu mwiza Imana ijya imuha umugisha ku manywa na nijoro Solange twaratwise turi muri uyu mujyi Solange araduhemba kandi atari we waduhembye atari umugabo wacu Imana ijya imuha umugisha na kirana tukacyakira Imana ijya imuha umugisha kuba yaradutekereje akaduha agaciro akavuga ati bariya ababyeyi bo mu Rwanda reka mbiyegereze nanjye mbajyane ahantu ngire uburyo nabaganiriza ubona watubonye twinjira hano n'abantu benshi bataduha agaciro kuba yatubwiye ntibakabasuzugure n'ukuri murakomeye muri abantu bakomeye pe shima Imana mbere ya byose tuhaye Imana agaciro kuko yafashije Solange ikagendana nawe ikaba yaragarukanye nawe shima Imana ko yamushyigikiye aho yagiye shima Imana ko yamutubiriye ikaba yongeye kumutugarurira amahoro shima Imana ko yamuhaye umutima wo nyine mama nari akana kanjye manumva ari ukugira ababare nyine basinye n'ababara kuko iyo ababaye birambabaza cyane rero Imana ijya imuha umugisha kandi muryoherwe
babanye natwe. So guys, hano rero nahise mbabaza nimba hari abamama babiri bazi bo noneho no kubona igishoro bigoye, tube twabafasha, tube twabaha nyine ubufasha nabo baye babasha gusubira mu kazi. Barabambwira nyine nuko nguko twasezeye, bye bye, bahita nyine bitahira. N'abamama bizirwa n'ukuri barishima, umva narabikundiye pe. So guys, nuko byagenze rero. Hano nasigaranye n'inshuti zanjye twacuruzanyaga meeting, bo baracyakora. Umva mujye munabateza imbere, mujye mubateza imbere. N'abana beza baramfashaga, tugahana float na zayimani, nuko tuza kongera turasangira kuko twarahatinze, turongera turasangira. Umva hano hano rero kuri groupe bagira akabenzi keza karyoshye, ni heza cyane, mujye muhatemberera abantu bihuye. So nuko rero byarangiye nyine turataha, nanjye mitangaruka i Kigali. Nuko byagenze. Wakoze kureba ino video, kandi like, share na comment kugira ngo ujye ubana ubusanzwe nanjye mu bindi biganiro n'ibindi bintu byose.